mbonye ushaka umugore ariko umugore washatse mbona gusigira igikomere kitoroshe, kandi muri uko kugusigira igikomere mu kubaka urugo rwawe Satani yaguteje ubukene, umugore abona ubukene ntiyabwihanganira, mbona aragutaye aragiye. Madamu wawe ari he? Yarantaye. Papa, Imana irambwiye igihe kirageze Imana ikakwibuka, uyu mugore akazabona ko Imana ihemba neza. Umwana ari hehe? Yarabatwaye. Ko mbonye umuntu waguhemukiye, ndabona umuntu wasenye urugo rwawe, ndabona ari nk'umuntu wa hafi wari nk'inshuti y'umuryango wanyu. Turaturanye. Ni yari uyu munsi? Yego. Mbonye umugabo witwa Valence aza gutwara umudamu wawe, uwo ninde wamutwaye? Ni Valence. Bega dutere haleluya. Zamura haleluya, duhanure muri literaniro. Ria mama sete bandala kosti de sa. Imana irambwiye inshuro nyinshi uhorana amarira adashira papa. Yego. Uyu munsi ngiye kugusengera Imana ikwibuke. Abiringi abantu baraduhemukira ndetse babahanga amaso bakaba wowe ntuzuhemuka kandi ntukoze isoni. Haleluya. Ku cyumweru protokole mwese saa 9 no kuzaba mugeze hariya kuri office tukazabonana. Irindi tangazo, abantu bashaka kujya muri worship team yo kuramya no guhimbaza ku cyumweru muzazinduke, kandi mugomba kuza mwambaye neza nk'abasirimu. Imana irambwiye ngo hari ibikomere ufite birenga 3. Yego. Icyambere, mbonye umurozi wavuze kutazigera wubaka ngo unezerwe mama. Ndabizi cyane ari. Ufite imbaraga zikugwanya, ikintu cyose ugerageje gukora ntukigirira mama hiwe. Gica mu myanya y'intoki naribyo ndabizi. Kuva uyu munsi ugiye gukora byemere. Pena seta pedosif. Yesu Kristo cyubahiro n'amashimwe n'ibibi byawe. Imana irambwiye ngo nise w'ipfu. Yego. N'abapfakazi. Yego. N'abatagira shinge na rugero. Yego. Rakoze dati. Imana irambwiye ngo amahirwe ya mbere Imana yaguhaye Satani yarayaviyoye. Ndabizi cyane niko byagenze. Wari wubatse urugo. Yego. Uru rugo abadayimoni ntibagwifuza mama. Oya. Satani ahagurutse ingwara ikomeye ku mugabo wawe. Niko byagenze. Umugabo arangije kunyura mu myanya y'intoki. Niko byagenze. Kuva mu mwaka wa 2015 ushika mu mwaka wa 2016 neza, ni umwaka wagushaririye ndimo ndareba cyane. Niko byagenze. Mbonye muri uyu mwaka wa 2015 abadayimoni bakoze inama yo kukuriganya urugo bakakwicira umugabo. 2016 mbonye bateza kanseri umugabo, mbona arapfuye. Umugabo wawe yapfuye ryari? 2016. Bega duhanure mu izina rya Yesu. Bega dutere haleluya. Mama yishwe na kanseri. Yego niko byagenze, niyo yamwishe. Ingwara ya kanseri yabungaga ku muryango wawe kuva uyu munsi marayika arayikansori. Nukuri. Amina, amina, amina. Haleluya. 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 Mama ubuzi muri kunyuramo nubwo bugushaririye. Yego. Imana irambwiye ngo igiye kubugusohoramo. Ndabizi. 3. Yego. Itegure mbonye Imana ikujyana muri Amerika vuba hana bwango. Hanema stastibetos. Hari ibyangombwa Imana ifunguye Satani yafungiranye. Amina. Uko nukuri niteze kugenda vuba bwango. Ngiye kugenda. Genda uzanarongorerwa hanze. Amina. Itahira. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Bega dutere haleluya. Papa vuga ngo mwami Yesu. Vuga ngo mwami Yesu. Mwami Yesu. Kuva uyu munsi. Kuva uyu munsi. Nkuraho bono bugwayi. Nkuraho uburwayi. Buri mwuka wose wa paralize. Buri mwuka wose wa paralize. Nuve ku buzima bwanjye. Nuve ku buzima bwanjye.
ndambura kuno kuguru, ndambura nuko. Kuva uyu munsi wa none amagufa yawe atangira komere, umugongo wawe ube muzima kuva uyu mwanya. Abifuza gupfa ntibazabone gupfa kwawe, bazabone kurama kwawe. Buri mwuka wose wa pararize ndawushiririje uhereye uyu mwanya. Ibyo abarozi bakoze muri izi ntoki yawe kuva uyu mwanya biceceke. Umwuka wose watumaga ugenda bagufashe uyu munsi ndawurangije. Konegisiyo yose y'abadayimoni ndayiciye mu izina rya Yesu. Abifuzaga kubona wapfuye bazabone kurama kwawe. Ngaho haguruka. Imana igiye gushiramo amagufa mazima muri wowe. Tambuka, egera imbere hariya. Zamuka hari imbere. Mufate. Bega twatera haleluya. Haleluya. Ongera uzamurire Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Uriya mama seterebo. Tera haleluya. Haleluya. Shiriya mama sete. Papa, Imana igiye kumugira muzima nona. Imana ishimwe. Urabyiteguye ngo utere haleluya. Haleluya. Bega wakongera ugatera haleluya. Haleluya. Ongera utere haleluya. Muhobere. Bega tuzamurire Imana icyubahiro dutere haleluya. Haleluya. Ongera utere haleluya. Yego. Mana nushimwe. Mana nushimwe. Mana nushimwe. Mana nushimwe. Jesus. Mana nushimwe. Mana nushimwe. Mana nushimwe. Mana nushimwe. No metala soderi. Yesu. Mana nushimwe. Yesu aragukishije kuva uyu munsi. Mana nushimwe. Abakuroze baramwaye ni kuwica. Ayiwe Yesu. Mana irambye ngo yongeye kukurereza kugeza neza. Ayiwe Yesu. Mana ishubije amagufa mazima muri wowe. Ayiwe Yesu. Ayiwe Yesu. Alabasobesete. Ayiwe Yesu. Mana nushimwe. Urakoze Kristo. Nushimwe. Katwese duhereze Yesu icyubahiro wanesheje igorogota. Oh. Bega dutere haleluya tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haguruka utere haleluya. Haguruka utere haleluya Yesu. Yesu umwami. Mana nushimwe. Tambuka. 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 Imana irakubohoye. Imana ishize amagufa mazima. Katuzamurira Imana ibiganza. Mbonye hari umuntu ufite amaraso yawe. Yego. Amaze gufata amaraso yawe, uwo muntu ahora koherereza umuriro kugira ngo umujyanire amafaranga kugira ngo ubutunzi bwawe bwose buzagushireho. Yego. Ukuboko kwawe guhoramo umuriro wagira ngo bahora bagutwika uko bwije nuko bukeye. Rwose niko biri. Niko biri mu myaka igiye gushyika kabiri irenga. Wa kabiri urenga. Haba hahindamo umuriro cyane. Igihe wagwaraga ukuboko watanze ibintu byinshi ngo urebe ko wakira biranga. Narasenze biranga, ngeze aho noneho ndavuga ngo reka nirwanirire, ariko ndabona waragiye mu bapfumu naho ntacyo bagufashije. nagiyemo. Ko mbona barakurumitse. Barandumitse inshuro nyinshi bambira ko barimo kubivanamo, ariko ubushyuhe bukanga bukaba bwabo. Hari umuntu wagukase n'ugwembe. Yarankase. Barakataga bagashyiraho ikintu bita ihembe barumikisha. Hari umupfumu ndi kureba uri Uganda. Wigeze ujya kwivuriza Uganda? Nagiyeyo naniwe mu Rwanda. Wagiye Uganda kwivurizayo? Nagiyeyo. Uwo mupfumu mbonye akata ariko mbona asigaranye amaraso yawe yo ku kuboko kuri gwa gwembe. Neno akimara kugukata mbona ashizemo utuntu tw'umukara mu kuboko kwawe. Kubera ibinyabyari hano ukuntu cyano yasizeho umuti hano hakaze. Ashyiraho ibyo biti. Wowe ndi kukubwira ibyo ndi kureba nk'umuhanuzi w'Imana. Goza mu shati. Ntacyo nzanye
mu ntoki kibasha kucu inaba cyona uriya mama seteremo haleluya riya mama sete wagiye kwa ndabona ujya kwa muganga bakubwiye ko nta kintu kirimo mufashe microphone bambwiye ko nta kintu kirimo iyo bwije umuriro urara waka no kumanywa urara waka ntubona position yo kurya igihe cyose ahangaha wagize ngo ni igishuti baragutobora uze ngo ni ikibyimba biranga nta kintu cyavuyemo ari amaraso ari n'amashyira nta cyavuyemo bwira uwo muntu muri kuvuga ngo wakizwa hakiri kare bwira uwo muntu muri kuvuga ngo Imana irashaka kukizwa. Imana ni gukiza uzayikorera papa. Yewe n'ubundi najyaga ngira ipfunwe nashaka gukoma mu mashyi bikanga nayikorera biteye ubwoba ahubwo. Nashaka gukoma mu mashyi najya gukoma mu mashyi aho nsengera bikanga ariko nareba udakoma mu mashyi nkavuga umuntu afite ikibazo. Iki kintu marayika agiye kukigukuraho ukuboko kwawe gusigara ari ukuboko. Haleluya, Imana nishimwe. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Haleluya. Watanze amafaranga menshi yagushizeho. Narayatanze menshi.